Haleluya, bwoko bw'Imana. Amen. Yesu nashimwe. Tunejejwe n'uyu mugoroba tuba turimo dukeneye kubona imbaraga z'Imana, dukeneye kumenya ngo aho tugiye kwinjira ni handuki ninde se turi kumwe, eso twizeye ko nguko yavuze ngo no mu rupfu tuzagendanamo ari kumwe natwe. Iyo tubanye nawe dusobanukirwa icyo turi cyo imbere ye, twamara kumva izo mbaraga ze nabwo tukabibwira abandi kugira ngo bumve izo mbaraga z'Uwiteka Imana Isumba byose icyo zikora. Tuyoganira rero, iyo umuntu agiye kwinjira mu cyaha cy'urupfu byumvikane ngo amaso y'umubiri abasinziriye, ariko amaso y'umwuka yarakwiye kureba umuhanze amaso wowe wundi wavuze ngo no mu rupfu tuzagendanamo. Tugiye gusoma amagambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 8 ku murongo wa 22. Haratubwira ngo Yesu aho muri impumyi. Birashoboka ko nanjye, birashoboka ko nawe waba uri impumyi muri iri joro. Birashoboka ko aho winjiye ushobora kudasobanukiwe n'ugiye kubana nawe, kugira ngo agukoreho, kugira ngo wumve imirimo n'ibitangaza bye, nuko wamuhereza karibu muri uyu mugoroba. Wamara kumuhereza karibu muri uyu mugoroba, bugaca mu gitondo uri kuvuga ngo nanjye nabonanye nawe. Iyo umaze kubonana nawe ugenda ubihamya ukabibwira abandi, kubera ko hari aho yagukuye, hari n'aho yakugejeje. Bageze i Betesayida bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko arayisohokana mu kirorero, akira amacwande mu maso yayo, arayirambikaho ibiganza, arayibaza ati hari icyo ureba? Irararama iramusubiza iti ndareba abantu ariko basa n'ibiti bigenda. Arongera ayishyira ibiganza ku maso, iratumbira, irakira, ayisiga, areba byose neza. Nuko aramubaza ngo urareba iki? Yesu nashimwe cyane. Amen. Yashaka kugira ngo amubaze yumve niba ibyo ari kumubwira ariko byuzumva. Iyo bagusomera ijambo ry'Imana ukaritega amatwi ukavuga ngo iri jambo reka uyu mugoroba numve ko ari cyo Uwiteka Imana Nyiringabo namukuraho, nawe ndakwiga kugira ngo muri uyu mugoroba ushobora kumva ngo nanjye ndi impumyi mu mutima kubera iminsi maze ndimo, kubera kwinjira mu cyaha cy'urupfu singira ubusabane n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndakwingiza kugira ngo utegere Kristo amatwi, umubwire ngo Kristo w'i Nazareti bakuzana iriya mpumyi ari ndabishye kugira kirengera. Nanjye ndakwingiza kugira ngo iri joro ngiye kwinjiramo umwijima w'icuraburindi umvemo. Numara kumvaho nanjye numva imbaraga zawe. Impumyi amaze kwirambikaho ikiganza, amaze gutobana kondo, arabaza ngo mbese urareba iki? Aravuga ngo ndareba ibiti bigenda ariko ngo bimeze nk'iki, bimeze nk'abantu. Yesu yongera afata ibiganza, yongera irambikaho ikiganza, maze arabwira ngo urareba. Haleluya, Amen. ndakwifuriza kugira ngo muri uyu mugoroba ugire icyo ureba, kugira ngo wisobanukirwe akamaro ka Kristo n'igitangaza yakoreye iriya mpumyi. Nawe ndakwingiza kugira ngo uyu mugoroba ubone igitangaza cy'Imana, ubumye bwo mu mutima bugukurweho, ubone ubwiza bw'Imana, imbaraga ze gusesekareho mwene data. Niho uzisobanukirwa uvuga ngo burya Kristo nanjye yamenye, hari aho yanguye, hari aho yasize. Iriya mpumyi amaze kuyikoraho yagiye yikomanga mu mutima, igenda yishima yiterera hejuru, iri kuvuga ngo Kristo w'i Nazareti warakoze kuza wazi igihe. Nawe iri jambo reka rikuzeho muri uyu mugoroba rikubera impumuro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Reka dusenga Imana. Mana data ushoboye byose, ndakwinginze wowe ureba muri Afurika ukareba hanze yaho, ndagutabaje ngwinginga kugira ngo umuntu wese wakirira ijambo
yaba ari muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, yaba ari hanze yacyo, Uwiteka Imana aho yaba ariho hose, urebeshe amaso y'imbabazi ubwoko bwawe, ukoze ikiganza cyawe ku maso y'umutima, bahumuke bamenye wari ukurikira muri minsi igaragara nk'iya nyuma. Nibamara guhumuka bagende bari kuvuga ibitangaza by'Uwiteka Imana isumba byose. Winubane n'ubwoko bwawe kandi ubugire neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.